Xavier umwe mu basenateri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamaze kwemeza cyangwa se yasimbuje Iyamuremye Augustin umusenateri mushya muri guverinoma y'u Rwanda, akaba amaze gutorerwa nanone na Sena kuyobora Sena, no kuvuga kuba perezida wa Sena. Ana amateka nshobora kubwira Dr Karinda François Xavier yavukiye mu murenge wa Kitale